Njye natangiye kunyonga muri 2020. Manirakiza Patrick ni umwe mu batwara abantu n'ibintu ku igare mu bice bigiye bitandukanye bigize umurenge wa Kinigi ho mu karere ka Musanze. Patrick we kimwe n'urundi rubyiruko bahuje uyu murimo wo kunyonga igare bahamya ko byabafashije mu rugendo rwo kwiteza imbere kugeza naho baguza amagare yabo bakareka gukodesha. Nakoreraga muri uyu no muhanda nyine ujya mu Kinigi nyine uturutse hano kwa Safari. None ubu nimwo nkorero bariko bimaje kungeza kuri byinshi cyane. Natangiye igare atari iryanjye, none ubu nigurira iryanjye, aje kugira agatama ndetse n'akamasuguru kumva ameze neza. None igare naritangiye muri 2023, asigaye noneho iryo gare ntangiye muri 2023 no wari warantijije, asigaye noneho ndibaringejeje no kurindi ryanje ubiri ni ryanje niguriye. Ubu ntago ugikodesha? Ubu ntongikondesha, ubu navuye mu bukonde. Nyonga igare naranyonze nyonga ameza 5 nja muri koperative ngura intama ngakomeza ngakoteza koperative nagije kuyikoteza ngura intama zibe intama 3. Ubikesha kunyonga igare? Uru rubyiruko rwaganiriye na radio na televiziyo Flash ruvuga ko rwabashije kwiteza imbere rubikesha kunyonga igare. Rurakeburana rumwe mu rubyiruko bagenzi babo birirwa bahagaze mu dusantere hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye bigize uyu murenge wa Kinigi, abandi bari kunywa inzoga mu masaha ya mu gitondo. Hapi nta gutera imbere kwa kurimo. Impamvu nta gutera imbere ukoze mu mutwe gwawe nyine ugasanga nyine ugomba kwinywera agacupa cyase uri kubija mu bigage byo numva nyine byano mu Kinigi. Babibyukiramo nta iterambere ntaho ryava, ntaho wagera, nta naho wava. Babyukira mu mihanda nta kintu uri gukora. Rubyiruko nawe ushishikariza kunyegera ukangana gendo yara ahantu bita mu Rushubi, ara mu soko rya Rushubi bangana kaberekera uburyo bakora mu murimo. Ibyo barimo nta terambere byabagize. Nta terambere ahubwo n'ubusabo bakora muri iki kintu kizima. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze, Nsengimana Claudie, umuyobozi w'aka karere, warashimirira urubyiruko rwafashe ya mbere rukiteza imbere rubikesha kunyonga igare, akanakebura urundi rubyiruko rwirirwa mu dusantere rwicaye kubigiraho. Turabashimira rero icyo gikorwa cyangwa se kuba ubwabo barabonye ko bitari byiza gushyira amaboko mu mufuka, ahubwo bakaba barahisemo kubyaza umusaruro ndetse n'amahirwe aboneka muri kariya gace. Bivuze ngo rero urwo rundi narwo rubyukira mu tubari cyangwa se rukabyukira ku muhanda, ugasanga izuba rirashe bari ku muhanda rirenga bakicaye kuri uwo muhanda, kandi bazi neza ko bari burye bari bunywe, bakeneye kwambara, bakeneye ibindi bitandukanye mu buzima bwa buri munsi. Nabashishikariza ko bakwiye gufata urugero kuri abo bagenzi babo, nabo ubwabo bagakura amaboko mu mifuka bagashaka icyo bakwiye gukora. Muri rusange ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bushimangira ko urubyiruko rushaka gukora rubaha amahirwe yo gukora bigendeye ku mirimo igiye itandukanye iboneka muri aka karere. Urugero ngo ni nk'igihe hubakwaga isoko ry'ibiribwa rya Musanze, aho hakenerwaga abakozi 400 ku munsi, kandi muri abo bakozi bose abenshi bari urubyiruko. Ndetse ngo n'iyindi mirimo igenda iboneka muri aka karere ikeneye abantu benshi, urubyiruko nirwo baha amahirwe mbere kugira ngo rubashe kubona akazi rwiteza imbere. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.